Yes, nkuko mubibona kabisa byari bicika, byari ibintu bikomeye cyane hagati y'umupira wari wahuje Rayon Sport ndetse na APR FC. Ubwo rero bakiniraga igikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026. Bije kurangira rero Rayon Sport itsinze APR ibitego bibiri kubusa. Abafana ba APR na APR bari bakonje, ariko ubona abafana ba Rayon Sport kabisa bari bashyushye bikomeye. Murabona ko stade yuzuye abafana kabisa, bigaragara ko Rayon Sport irusha abafana APR cyane. Murabona rero ukuntu abafana bari bishimye, murabona ukuntu kabisa stade yari ishyushye kabisa, yuzuye yakubise yuzuye, ndetse murabona rwose abantu bisiza amarange rwose, abahungu bari bayisiza, abandi bambaye maske kabisa, abandi bakubita za vuvuzera ingoma. Murabona ukuntu bari murabona ukuntu kabisa ingoma bari bazi kubita benda kuzimenagura, abahungu rwose bavuga ati igikombe turagitwaye. Naho rero ubwo APR FC ndetse na Rayon Sport byahuraga kuri uyu munsi, kuri uyu mugoroba kabisa, murabona yuko byari bishyushye. Murabona ko abafana bari benshi kabisa, stade yari yuzuye, abanyarwanda bari bitabiriye kabisa uyu mukino. Murabizi ko APR na Rayon iyo byahuye kabisa biba ari ibintu bikomeye cyane. Hamwe rero bakavuga bati rwose uyu munsi leta y'u Rwanda yarakoze kuba yaracize inzoga z'ibyuma, ati noneho ntago twari kuza gukira abareyo, ntago twari kuza gukira abafana bareyo kabisa, bari buze kuba barara mu tubari cyangwa se barara mu muhanda, ariko aka kantu nako kwishimirwa. Mu rundi ruhande rero, nubwo twari twishimiye iki gikombe Rayon Sport yegukanye, iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup 2026, mu rundi ruhande dufite inkuru y'akababaro y'umunyarwenya wacu Mitsutsu kabisa, wapfushije umuvandimwe we Desire. Reka iyi nkuru nayo nze nyibanyuriremo gakeya, ubundi nkwibutsa wowe utarakora subscribe kuri channel yacu Inguni Zose TV, nkubwira ngo aka kanya kabisa nicyo gihe kugira ngo ukande ijambo subscribe, ukande like ndetse usharing ibiganiro byacu niba bikunyura, ubundi utugire inama cyangwa se uduhe inyunganizi n'ibitekerezo muri comment. Ndaje mu kanya rero nkugezeho urupfu, inkuru y'urupfu rwa murumuna wa Mitsutsu. Yes, rero ni mu ijoro ryo ku itariki 6 rishyira kuri itariki 7 z'ukwezi kwa 8 2026, uwitwa Mitsutsu cyangwa se Kazungu Emmanuel niyo mazina ye bwite, yaje gutangaza abicishije ku mbuga nkoranyambaga, ngira ngo ni kuri stati ya WhatsApp ye, acishaho amagambo agira ati ruhukira mu mahoro papa, ndagukunda kandi nzahora nkukunda, uri intwari y'umuryango, ndashimira mwese twabanye muri uru rugendo rutagenze neza, Imana izabaho umugisha. Aya ni amagambo witwa Kazungu Emmanuel cyangwa se Mitsutsu tumenyereye nk'umunyarwenya w'umunyarwanda kabisa, wagiye umenyekana ndetse usetsa cyane, ngira ngo benshi muramuzi. Rero ubwo yarafite murumuna we witwa Desire, warwaye igihe kinini muri CHK ndetse akaza kwimukira ku bitaro by'i Kanombe, yari amaze imyaka 2 arwaye indwara y'amayobera kabisa, nkuko mwagiye mubibona ndetse nuko mubona ku mashusho yiwe. Yarwaye mu maso, guhera mu kuzuru no ku munwa, aza kubyimba mu maso, ndetse murabona ko n'amaso ye yari yarabyimbye, ariko iyi ndwara ikaba yari itaramenyekana cyangwa se batarayitangaza. Hanyuma rero ku ijoro ryo ku itariki 6 rishyira ku itariki 7 akaba aribwo yaje kwitaba Imana, ndetse bikaza gutangazwa na mukuru we Mitsutsu. Imana imuruhukize mu mahoro rero.
mbibutse ko Mitsutsu nanone yari ari kumwe n'undi mushiki we, hari mushiki we wundi mwajyaga mubona witwa Tina, nawe rwose bari mu kababaro kandi bari mu gahinda ndetse n'abakunzi babo. Yes, inshuti rero n'imiryango ndetse n'abakunzi ba Mitsutsu n'abafana be, twese hamwe twifatanyije nawe kabisa kuri iyo nkuru y'akababaro. Ni ukuri kandi ni ibintu bibabaje, nubwo yari amaze igihe kinini amwitaho ndetse amuvuza kabisa. Mbibutse ko Mitsutsu yari amaze igihe agenda bitangariza bimwe mu binyamakuru cyangwa se amwe mu macano kuri YouTube avuga ko arwaje murumuna we ndetse arembye. Twagiye tubona abantu bagiye babasura, harimo ba Irene, harimo ndetse ba Israel Mbonye ndetse n'abandi basitari bagiye bakomeye, harimo n'abanyarwenya ndetse abo bagendaga bakorana cyangwa se bafatanya mu bintu bijyanye na sinema, bagiye bamugeraho kabisa. Hanyuma rero mu gihe yari amaze i Kanombe nibwo yaje kwitaba Imana rwose. Naruhukire mu mahoro Desire. Hanyuma rero icyo twavuga wenda nk'abatangazamakuru cyangwa se abanyamakuru, twavuga ngo ababasha kugera kuri Mitsutsu cyangwa se abasha kugira icyo bamumarira cyangwa se bamugenera, abamufata mu mugongo abenshi kabisa muramizi, abantu b'inshuti ze, abantu bakorana umunsi ku munsi, ariko n'abafana be harimo wenda badafite nimero ze ngire ngo twazaza kubibabwira, ndetse nazo akoresha kuri WhatsApp. Ufite kumutabara cyangwa se kumufata mu mugongo akaba yamuvugisha akamuhumuriza cyangwa se akaba yagira icyo yamufasha. Nimero rero ya Mitsutsu cyangwa se Kazungu Emmanuel niko ibaruyeho ni 0788 19 67 29 3 0788 81 0788 19 67 29 3 ibaruyeho Kazungu Emmanuel. Ngaya nguko rero amakuru twe tubafitiye uyu mugoroba kabisa. Ndeka ngushimire wowe wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, nawe utarakora subscribe ukandeho ndetse ukande like, usharinge n'iki kiganiro. Hanyuma ibyacu nakagaruka naho mukanya tubagezaho andi makuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.